Yo, nubundi mbaye ikaze akaba ari kuri ya YouTube yanyu ya Pave Entertainment, YouTube nziza yaziye kugira ngo igufashe gusobanukirwa byinshi bijyanye n'ijambo ry'Imana, sibyo? Icyo ngusaba kola subscribe, ukoreshe sharing iyi YouTube yacu kuri mu magroupe menshi cyane ubamo, uraza kuba uri uradufasha kuba twakwamamaza ubutumwa bwiza. Ngo ikaze, sibyo? None reka turebe uyu munsi twabateguriye iki. You know a book similar to the Bible, where so many prophecies have already been fulfilled? It's impressive how things prophesied thousands of years ago are unfolding before our eyes. Bimaze igihe kinini cyane, mbese bya bitabo tuvango ni ibitabo by'abanyogokuru byakera cyane, ariko na n'ubungubu bikiriho kandi byanditswemo abantu babiha agaciro. This proves that only God can be the author of this book. Nimba ubuhanuzi bwanditswe muri biri imyaka ibihumbi n'ibihumbi burimo burasora muri kino gihe, bigaragaza yuko Imana yonyine yagerageje kwiyandikira kino gitabo. Abandikaga kino gitabo cya Bibiliya baravugirwagamo n'Imana. Nawe ibaze ubuhanuzi bwanu imyaka ibihumbi n'ibihumbi, ibaze kuba burimo burasora muri kino gihe. None se bari abantu babwanditse muri kiriya gihe ni ibintu wakabaye utekereza, ese koko bari abantu ni ibintu bihimbiraga babaga bareba se ko tuzaba duhari muri kino gihe? Kubera iki ubuhanuzi burimo burasora muri kino gihe? Ni ikigaragaza ko iki gitabo cyanditswe n'Imana. We must be attentive to every warning he gives us. Ndetse ni bigaragaza yuko tugomba kwita kuri buri gasopo Bibiliya iduhereza muri kino gihe. So in today's video, muri iyi video nabateguriye muri kino gihe, I'll show 10 prophetic events that are in the Bible and bwanditswe muri Bibiliya are expected to happen soon. Kandi ubwo buhanuzi bugiye gusora vuba ngaha bidatinze. This way you won't be caught off guard and can prepare yourself before ibi bitakugaragariza ko ugomba kuba witeguye vuba hakiri kare mbere yuko ubuhanuzi ari we busoreraho. Nimba utari witegura rero, and if you're not yet subscribed to my ariko mbere yuko dutangira twikomereza kino kiganiro cyacu channel, please click the subscribe. Reka mwinginge mbabarira umorere subscribe kuri YouTube ya Pave Entertainment button right below the ndetse ukore like. Next to it, you'll find a bell icon. Hanyuma uraza kwitubona n'akazogera kari hakurya naho ko uhita ugakoraho. Click on it as well to be notified when kugira ngo uzajye ubasha kubona notification kuri buri video yose nzajya postingira, sibyo? I share prayers. Nezere ko ntacyo bigutwaye kuba wakora subscribe. Neza ko n'ubundi nabonye munazikora no kuri ari amacana atanababwira ku bijyanye n'ijambo ry'Imana n'umwuka wera. Nanga basi gerageza utanga uwo musada ukore subscribe, kandi uraza kuba umfashije gutsinda Satani, to strengthen you on your journey with God. Ndetse ndagira ngo mbwire amagambo yabasha kugufasha mu gukomera muri runo rugendo urimo uragenda watangiye ari n'urwo rugendo rw'Imana. Come join me, okay? Basi ngwino wiyunge kuri ngewe, sibyo? Ube umwe mu muryango ukomeye cyane wa Pave Entertainment, kandi ni umuryango ugufasha mu gusobanukirwa kuri byinshi bijyanye n'ijambo ry'Imana. So let's get started. Ngwino wiyunge kuri ngewe, ngaho reka dutangire rero. The first event is the signs of Jesus' kizagaragaza kugaruka kwa Yesu return. Kigaragaza ko Yesu agiye kugaruka. To talk about Jesus' return, iyo tuvuga kugaruka kwa Yesu, we first need to analyze some signs that the Bible gives us about ibimenyetso bimwe na bimwe tuba tugomba kubanza tukabigenzura neza cyane, the events kandi ibyo bimenyetso ni ibimenyetso twahawe na Bibiliya that will happen before this event. Ndetse ibyo bimenyetso bizatangirira kugaruka kwa Yesu. See what is written in the book of Matthew. Reka tubanza turebe mu byanditse mu gitabo cya Matayo. You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alone. Ni muri Yohana, reka mbasomere buri yarige uburyo biba byanditse mu Cyongereza. Iyo usomye muri biracu ikinyarwanda nibwo umuntu abasha kubyumva neza cyane. Ni muri Matayo 24:6-8. Ni muri Matayo 24:6-8. Sasa muri Matayo 24:6-8 ndagira ngo noneho turebe handitse gute. Such things must happen, but the end is still to come. Muri Matayo ibice 24:6-8 haranditse ngo muzumva ni gatandatu, yego haranditse ngo muzumva iby'intambara n'imuha z'intambara, sibyo? Mwirinde mudahagarika imitima kuko bitazabura kubaho, ariko imeruka
izaba itaraza, ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishitsi hamwe na hamwe. Mwabyumvishe? 8 akavuga ngo ariko ibyo byose bizaba ari intangiriro, sibyo, ryo kuramukwa. Mwabyumvishe? Bivuze ngo buriya hari imirongo myinshi cyane muri Bibiliya yagiye igaragaza kugaruka kwa Yesu. Ibimenyetso bizabigaragaza. Muri ibyo ngibyo hazaba harimo imoa, hazaba harimo intambara, hazaba harimo ibyorezo, hazaba harimo intambara nyinshi cyane zitandukanye. Ibyo ni bimwe mu bintu bizabanziriza kugaruka kwa Yesu. Kandi murabizi cyane ngo imitingito izaba mu bice byinshi cyane bitandukanye, sibyo? Ndetse ngo ibyorezo bizaza ari byinshi cyane pe. Mwarabibonye namwe mwatangiye namubona ngo za coronavirus iziza ngo zikica za miliyoni na za miliyoni z'abantu. Ibyo byose ni ibimenyetso bizabigaragaza kugaruka kwa Yesu. Bona rero muzagenda mubona imisozi igenda iriduka, sibyo? Muzahita mumenya yuko kugaruka kwa Yesu kwegereje kurusha uko mwebwe mubitekereza. And how we're preparing for this moment. Muzabe mwiteguriye kino gihe cya Yesu nimubona bino bihe byaraje. Ese bavandimwe, bino bihe ntago byaje? Ntago mwabonye coronavirus zaje zikica abantu amamiliyoni n'amamiliyoni? The second event is the rise of the Antichrist. Ikimenyetso cya kabiri kizagaragaza ko Yesu agiye kuza n'ukuza kwa Antikristo, sibyo? It's not difficult to look around and realize that this moment is very close to being fulfilled. Ndetse ngo ntabwo bigoranye cyane kuba mu bavandimwe wareba ku ruhande ugahita ubona ko buriya kino gihe cyegereje cyane, igihe cya Antikristo. Wenda ntabwo turamubona, ariko ngo biroroshye cyane kuba wareba ku ruhande ugahita ubona ko Antikristo ari hafi kuza tu. The rise of the Antichrist will happen here on earth. Ati ndetse ngo kuza kwa Antikristo kuzabera hano ku isi vuba ngaho. And he will take advantage uyu mugabo azafatirana of a situation of complete chaos. Azafatirana ibihe tuzaba turimo by'inzara, to become a global ibibazo, ndetse ubwo isi yose bizaba bigoye kugira ngo ikemure ibibazo izaba irimo. Uyu mugabo Antikristo ngo nibwo azafatirana ahitaza, ndetse ngo azaza ari igisubizo cy'isi yose muri rusange. Ni Antikristo, intambara, umwiryane, bya bibazo byananiranye kuba byakemurwa na bino bihugu mwumva bikomeye by'isi yose, za Amerika ndetse Ubujapani. Ibi bibazo birimo zino ntambara mu mvango za Israeli, ku buryo UN ubwayo yananiwe kuba yakemura bino bibazo. Uyu mugabo azavuga ijambo rimwe gusa, bino bibazo bizahita bikemuka ikitaraganya. Abantu bose bazatangira no kumusenga, bazamuramya bavuga ati uyu mugabo ntabwo asanzwe. None reka turebe mu byahishwe 13 umurongo wa 16 turebe handitse gute. Great and small, rich and poor, free and slave. Ndagira ngo wumve byanditse kuri uno murongo. Ni ibyahishwe 13 umurongo wa 16 haranditse ngo itera bose, aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata, sibyo? N'ab'imbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, sibyo? Kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso, sibyo? Cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'iryo zina. Uwo mubare ni muwuzi se? Aha niho ubwenge buri. Ufite ubwenge aba ari umubare w'iyo nyamaswa, kuko ari umubare w'umuntu, kandi uwo mubare we ni 666. Mwabyumvishe? On their right hand. Antikristo ngo nahaze bino bibazo byose mwumva ngo ngaho za Israeli ngo barimo bararwana, barakubitana ngo na Gaza intambara yanze, ngaho Ikirene n'Uburusiya intambara ziri hakurya. Uyu mugabo Antikristo azaza rimwe gusa, avuga ijambo rimwe, ibi bibazo byose bihite birangira. Abantu bose bazamureba bavuga ati twebwe turi bantu ki? Umugabo ufite imbaraga zingana gutya, uvuga ijambo ringana gutya, nta nzara, igiporoso kirahari, abantu bararya. Ati uyu mugabo abantu bazahita bamusenga, ndetse bazamusenga nk'Imana, abantu bazamuramya nk'Imana. There are many who believe that the Antichrist has already been born. Ndetse ngo hari abantu benshi cyane bamaze kwemera yuko Antikristo, umugabo uzaba Antikristo, umwana uzaba Antikristo, hari abantu bemera ko yamaze kubyarwa, ubu arimo arakura gake gake, ari hagati muri twebwe, and that he is among us. Ari hagati muri twebwe umugabo uzaba Antikristo, ubu ntabwo ari kure, ari hagati muri twebwe tu. Moreover,
Many imagine that he is the leader of a great nation and that his peace treaty is abantu benshi cyane barimo baratekereza yuko abayobozi benshi cyane b'isi barimo baragenda bagerageza kugira ngo ndetse ngo bagerageze kurema amahoro hagati yabo muri bo bya bintu by'intambara bibe bikemutse sibyo in development. ndetse ubukungu bukomeze bugende bujye mbere ibibazo birangire. We cannot say for certain that this is already happening. twebwe ntabwo twavuga yuko ibi ngibi byamaze kuba, but the Bible has already given us signs that ariko Bibiliya yamaze kuduhereza ibimenyetso yuko he may reveal himself Antikristo ko ashobora kwiyerekana ubwe ku giti cye at any moment. ndetse mu bihe bitonya cyane. Ntabwo azatinda Antikristo araze yiyerekane sibyo. The third event is the rapture of the church. Mwabibonye ibi bintu by'uburyarya birimo biragenda bibera mu matorero, nacyo ni ikimenyetso kigaragaza ko Yesu buriya agiye kugaruka. Buriya musigaye mubibona abantu benshi cyane ubu tuvugana barimo barashakisha ibitangaza bajya hakurya bavuga bati twebwe ubu noneho ubu tuvugana hakurya niho hari gukorerwa ibitangaza, niho hari umuntu wadukiza. oya biriya nabyo ni bimwe mu bimenyetso bigaragaza buriya ngo ko Yesu agiye kugaruka. umuntu aravaho yasengeraga akirukanyira hakurya ngo niho birimo birabera, nacyo ni ikimenyetso kiri kugaragaza ko Yesu yaba agiye kugaruka. The third group believes that Christians will face everything that will happen during the 7 years of the Antichrist's rule on earth. abantu bavuga yuko buriya ngo abakristo cyangwa se abemera Yesu bazahura n'ibyago bikomeye cyane mu gihe cy'ingoma ya Antikristo azaba arimo arayobora. Regardless of which view is correct, the truth is that Jesus will return, and we will be caught up to meet him during the first coming of Christ. abemera Imana bazahura nawe. Igitangaje nuko buriya ngo babandi bemera Imana bazahura nawe ahita bazamura abajyane mu ijuru kitaraganya, ariko babandi batigeze bamwemera bazahura nawe bacirwa imanza nibatsindwa bamanuke bajya mu muriro utazima, ariko kuzimu bazashya bazarira bazahya ikinyamenyo. Or after the great tribulation, we need to be prepared for this moment. ubwo rero tugomba kuba twiteguye kino gihe cyo kugaruka kwa Yesu Kristo. nagaruka uzajyayo, uzacirwa urubanza rukujyana mu kuzimu, cyangwa byibuze nawe uzazamuka werekere umusange. Reka turebe mu rwa mbere rw'Abatesalonika ibice 4 umurongo wa 16 tugeze ku murongo wa 17 duhite tunareba noneho handitse gute. ndagira ngo wumve noneho urwa mbere rw'Abatesalonika ibice 4 umurongo wa 16 kugeza ku murongo wa 10 wa 7. noneho wumve hano handitse gute. ni kuri 16 haranditse ngo kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru arangurura n'ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'imanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere, nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Mwabyumvishe mwabantu mwe, buri ijambo ry'Imana ni ikintu gikomeye cyane mugomba guhereza agaciro. sinzi nimba basi we waba witeguye kuzazamuka ujyana n'Imana mu bwami bw'ijuru. aho ni mu rwa mbere rw'Abatesalonika ibice 4 umurongo wa 16 kugera ku murongo wa 17. ese wowe waba witeguye kuzimana n'Imana? no is the great tribulation. aricyo bitangwa ngo ni great tribulation. See what Jesus in Matthew reka turebe ibyo Yesu yavuze chapter 24 muri Matayo igice cya 14. There will be great distress. Matayo 24 umurongo wa 21. ndagira ngo mbe noneho ukuntu hano handitse gute. haranditse ngo ni 24 sibyo 24 na rimwe haranditse ngo kuko muri iyo minsi hazabaho umubabaro mwinshi utigeze kubaho uhereye ku kuremwa kw'isi ukageza none kandi ntuzongera kubaho. mwabyumvishe buri ijambo ry'Imana uko ryanditse mujye mugerageza muri agaciro. igihe kizagera byanga byakunda. bavandimwe rero ndetse hari n'ikindi kintu kizagaragaza yuko buriya isi irimo irarangira. hazaba umubabaro wambaye cyane kuri iyo si y'abana b'abantu
yasa abantu bagerageje kwiyemeraho bagakunda bakayikorera, ugasanga umuntu arakwinginze wamaye icyo kurya ukarya utitenga umugenzi wawe araburaye, yagusaba ukamutuka ngo nibyo bigize, bya bintu byose mwaruhiye ngo bizarimbuka, ndetse ni nabwo ngo impanda ya karindwi izavuga, and the 7 bowls of God izavugira mu ijuru. Iyo manda God's wrath ngo ni nabwo umujinya w'Imana will be poured out upon uzasukwa ku isi, the earth. ndetse ngo niko Bibiliya yavuze, umujinya w'Imana uzasukwa ku isi ubwo impanda ya karindwi izavuga. The Bible describes the great tribulation as a time. Ati Bibiliya ivuga ibi agahinda, umubabaro kazaba gakomeye cyane kazaba muri icyo gihe. Men will prefer death. Ati ni nabwo abantu be cyane bazapfa pe muri icyo gihe, kubera ko Imana izaba isutse umujinya wayo ku bantu batigeze bayuha ngo banayemere. But they will not be able to die. Igitangaje abantu bazifuza gupfa, ngo ariko gupfa ntabwo bizakunda. See what is written. Gaureba ukuntu handitse During those days, ni mu Byahishuwe ibice 9 umurongo wa 6. Ati muri iyo minsi people will seek death, abantu bazashaka urupfu but will not find it. ariko ntabwo bazigera barubona. They will long to die, bazifuza gupfa but death ariko bazagenda bashaka urupfu nabo rwabo ruzabanga. Ni cyagiye umuntu azajya mu musozi avuga ati wa musozi we wangwire, ajye mu buvuma wongere mu buvuma, abona ko n'ubwo buvumo bushaje arebe ko bwamugwira ariko bizanga. Azafata icyuma ngo kimuteme, ntabwo kizemera. Azajya mu nyanja ngo yire yahure, ntabwo bizakunda, inyanja izakuruka tu. chapter shows that even the celestial atmosphere will be impacted during icyo gihe nacyo ubwacyo ntabwo kizaba cyarakariye abantu kubera ibintu abantu bazabariye barakoreye Imana, barahemukiye Imana. Iyo uzashaka urupfu ntabwo bizakunda wapi. And all the angels and the saints of God completely silent in heaven while the world goes through such a difficult. Ndetse ngo n'abamarayika n'Imana, bamarayika bakomeye ba Gabriel, ba Mikayeli, bariya bita ngo ni ba archangels, bamarayika barenze, nabo ubwabo ngo bazaba bacecetse kuko ngo imirimo yabo bazaba bahawe akaruhuko ngo batuze, ntabwo bazigera batabara abana b'abantu mu gihe abana b'abantu bazaba barimo barahura n'ibikomeye. Is the terrible sacrament. Ndetse ngo hazaba ibintu biteye ubwoba pe, bya bintu tutigeze tubonaho na mbere bizabaho biteye ubwoba. It is written in Daniel chapter 9. Reka turebe ukuntu muri Daniel 9 handitse. Daniel noneho aba confirming abereke ukuntu bizaba bimeze mu gitabo cya Daniel, ukuntu yanditse 9:27. Ndagira ngo wumve no ukuntu handitse. Haranditse ngo uwo mutware azazererana na benshi isezerano, uwo mutware asezerana na benshi isezerano rikomeye rimara icyumweru kimwe, nikigera hagati azabuzanya ibitambo n'amaturo, azabuzanya ibitambo n'amaturo. Umurimbuzi azaza ku ibaba kibizira maze kugeza ku meruka yategetswe uburakari buzasandazwa kuri uwo murimbuzi. Mwabyumvishe? In the book of Matthew, Jesus makes a reference to how the Antichrist will bring an end. Ati buriya mu gitabo cya Matayo Yesu yavuze ukuntu Yesu Antikristo azageza ino si yacu ku iherezo. To this peace covenant. Biriya bintu azaba yaje yavuga ati yasezeranyije abantu amahoro, abantu bazarya banywe bazabaho neza, ariko ngo uyu mugabo ni nawe uzatuma ino si yacu igera ku iherezo. Naza he said in Matthew. Ngaho reba ibyo Yesu yavuze muri Matayo chapter 24. Muri 24. When you see standing in the holy place the ati nubona nimwihangane gato cyane, ni muri Matayo ibice 24 umurongo wa 15 kugeza kuri 16. Ndagira ngo noneho turebe ukuntu handitse. Oya mihangane gato cyane. Causes desolation, bring an end. Ndagira ngo noneho murebe ukuntu handitse muri kiriya gitabo cya Matayo 24 guhera kuri 15 haranditse ngo set up the abomination of desolation inside the ariko ubwo muzabona ikizira third temple kirimbura that will be built cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli by the Jews. Gihagaze ahera. Ibyo in the book of Matthew icyo gihe abazaba bari i Yudaya bazahungire ku musozi, n'uzaba ari hejuru y'inzu ye ntazamanuke ngo atware ku bintu byo mu nzu ye. Mwabyumvishe? Muzahite muhunga ikitaraganya. Mwabyumvishe? Muzahite muhunga ikitaraganya. Niko handitse. And at the temple
He will set up an abomination that causes desolation. No. The end that is decreed is muri hangana gato cyane